Simanzi wabaye usigaye unywera inzoga hano mu rugo mbese araho bazinywera ese ufite ikihe kibazo ko mbona wagera mufite agahinda akurambaza agahinda we gahimiye imitungo ya papa agahinda nyamara manzi reka nkubwire ushatse wahinduka ukanyubaha ukamenya ko ndi nyoko ngo mama ndazi aho yagiye mama ndazi aho yagiye kumva iki mubwiye mama ndazi aho yagiye ntaho ndi mama nkeneye mama wanjye ndazi aho yagiye manzi wahindutse ko nubwo ntakubwiye mu maraso ariko ndi mama wawe hakubaye icyaka kanya kuko hakuba igihe tumaranye ni ukuvuga yuko njye amaze gusera ntaramutse sheri neza utaraza ariko mama ya mafaranga wanyemereye yo kujya gushopinga ndayamaye dore nkeneye no gusuka inzara nkeneye no kwisiga kumara ibyo turaza kubikemura mwana si mwaganire mukandika hapo mwana mbonye numva nje gukora marese nkivugana n'inzoga yanjye tugana n'umukobwa wawe turashaka iki mva mu kanya sheri turaza kubivugana kandi nje mugende nta kibazo genda nisigaye amumbuza amahoro nibiki ushaka iki nawe uraje kuki usigaye yabuze inzoga wa mbere ndamutize nawe uraje akase nibiki n'umunsi mwazi ushaka iki wa mbere aragiye nawe uraje ahubwo zana karahuri ngusukireho zana karahuri ngusukireho wumve umva gakeya cyangwa zana karahuri ngusukireho aha genda noneho genda kurikira mama aho yagiye sunze ku mama watse tukaganira tuganira iki ukuri ibyo kunyuzaga ntabwo turi kuri neti watima wasomyeho ukampa amahoro kandi mbere ntabwo ari ukuntu ari umunsi wari uzi gute uraje nawe mama ahora ni inywera ese ushaka iki uragira inama umubyeyi wanjye ndi mushiki wawe ntabwo mbishaka uzabyara abawe uzabaha uburere ushaka ariko gendeka oya kandi nanjye yaguhindura nka mushiki wawe oya ntabwo wampindura ntabwo byashoboka kubera iki muri iyi minsi wahindutse uri kwiyahuza inzoga shaka tuganire oya nawe uraje nawe mama waragiye nawe uraje ushaka iki ujya umenya ko ndi mushiki wawe basi ntabwo mbishakira ntabwo uri umubyeyi wanjye mushiki wanjye ntabwo wambwira icyo mwe gukora sibyo warahindutse bite ntabwo mbishaka ahubwo zana karahuri ngo usukireho warahindutse ugomba kubireka umva amahoro ndagusabye amahoro cyangwa uzane ngo usukireho cyangwa undeke sibyo ndeka genda ndeka amahoro nta muntu nkeneye hano karibu avoka muraho muraho neza komera yego kare murakoze ndabona hari n'icyokere karibu rero murakoze makuru beza mwari muraho se abana se bameze bate abana baraho wamuhamagariye se manzana nayira bakaza nkabasuhuza kandi bimenya bari hafi rayira ngwino musuhuze umushyitsi urakomeye warakuze manzi usare ese banzi n'umuzi
ubu yagiye nabonye agenda ariko sinzi aho yagiye ntacyo muvuga yabagiye se muri aya masaha wenda aragaruka akagusanga okay abasore se bisigaye n'ubizi ko kujya bicara hano meze mute se mwebwe kwiga bigeze hehe uriga neza nta kibazo okay manzi se we ariga hanze kubera iki utubazo tw'abasore nyine b'icyo gihe ntabwo wazi n'isore ya none n'ibya bindi by'abasore b'icyo gihe aba yibereye muri shogori ziwe yarakunaniye se asigaye yarahindutse sinzi ikibazo afite kwa papa wagiye ari umwana mwiza witonda yaze kugenda biteze asigara n'ibiyoga gitari reka asigaye ibiyoga manzi asigaye yirwamuka ngo ndi ngo ngana imitungo ya nyina manzi si mfite urugamba vaka ntabwo bikomeye ntabwo byoroshye ahubwo ni ukwihangana ese wagira ute ko nawe ari umwana nta kindi wakora nyine nzakomeza ngerageze mbere ahubwo twagiye mu biganiro n'ibibazo byanjye mfite nibagirwa kukwakira nkuzanira iki nta kibazo mama nari hari ahantu ari nimanishiye hano hepfo ndavuga ngo reka nshye hano mbarebe kuko urabizi n'ubundi twari inshuti n'umugabo wawe umufasha mu bintu by'ubavoka ndavuga ngo reka nze mbasuhuze nta kibazo kandi murakoze nta kibazo mama nahira ahubwo reka nkomeze numva nari nshiye no kugira ngo mbasuhuze reka nikomereze ikibazo nyine ubwo ni uko nguko amakuru ni ayo ngayo sawa bayi sawa reka nkugeze ku irembo kuko ugumye dusure rwose amahoro y'Imana murakoze cyane igihe ntarebye manzi Yeah, baby, how are you? good Hakuna barungu mbe. Yeye ko uri yini. Abugombo munyanga. Sube, bari biki umuntu cyane. Yeri ko se gumonga. Bimaze igihe cyose kanamvugisha. Umunsi wose amasaha 12 akarangira. ariko nari bitekereje Ntawe ndi muntu hano. Umunsi numvaga twakisanze. Aho ni ukugura utuntu twe. mami Mami. Kwandika. Ako so ndarabizi ko dukundana nawe. ntabwo ndaye na bukuru Ujya gusaza mwana nta kibazo ariko. yakigira kuko ntabwo ndaye na bukuru Ntabwo nta mfite isoni zo kubivuga kandi bakwanyuze. Uzabe kugira isoni. Just kiss me. No, ari mukomboye. Nta kibazo ndashaka akanya ndikumureba. Nanjye kuza hano birangora. Abakunda gukunda barizi. Hose ntayo kibazo. nta kibazo zawe Ariko se ko ni cyuri. Murantenya. Yehumva njye n'ubundi wazima. Nzaza turebe nifite n'ababrowe nazo bahari. wanjye aba yagiye ariko nyine rwose nzamubwira Nta kibazo ndabwira nanjye ubona ko nta kibazo nihagazeho. Reka twirebe imbere. Yaman. Prova amakuru se. Fresh one. Ahantu uraha
Ahangaha urahazi umunsi nahamenye bimeze bite se toto bimeze neza eh ko wabuze nabuze ko nta nubwo neza ko ho muri hano twahuriraga imihanda kuri iyo nyine sister waje twatuzanye wakantu abizi se ko tukabamo buri munsi naba witeretse ibicuma zima ni bugufi boro urimo twari ego unye yabariye unye yabariye wanye bayariye cyane aruraho meze fresh kandi bakakantu kanorieka umuntu agakora gana good time bitaka Angishe gusmoking. Angishe gusmoking. Sibyo mama yogana bro. Byajyana ibi byose. Ni nk'ibishimbo n'umuceri. Sibyo mama yoga kuburyo no kurasa turi kunani. Wabigira ute? Umuntu abatitira. Egeze nyabaseke no butozikunda. Karashitse mu gifu. Bimeze bite sana? Umusikono gatwika. Hano mu rugo barakwemerwa muri time nzo. Byanga babikunda ngemeze nk'inyoni. Nyoni nta mupaka igira. Ngaho soma. Kanda kakumwera ki. Aka. Kamuse. Bana kero mu bintu bikaze. Ndumukire wejo. Ane family wanyu tufana nwizi. Bira nzara buri. Ha? Uyangane nta kanimero kwa nari mfite. Kanimero ndaza nabuwe. Ese sister mama nyine muteze. Sister wawe turimo telefone zazana inka nyinshi zamuzanje amagenga. Tuzapima kumutwanya murenge dukore. Oya tuzabivunda n'ibingi. Wewe ari ngahe? Wambwira tu. Tuzavuga neshiri inyota gere. Ega shaho umwotsi utamari akantu. Amakera tuzapanga gahunda ubwo. Mbwire nyine ngo ninje hano nikandagira. Akantu waza karakorewe sinza kako ni mu Burusiya abatari hano. Amakuru meza. Amakuru ni meza mwa. Ubuzima umugani wa baba ni ngo hahiye koko. Manzi ibi ni ibice usigaye nkorera muri iyi nzu. Ndabona ari ibiki. Oya reka nkubaze. Aho bigeze do ndaguhaza ingeze hano. Noneho umutwanje ndabona utakibasha kukwihanganira. Manzi kabiri gatatu nzahita ngusohora uhita mu kugenda. Hajya ngo ni mu mitungo yasko. Nta kibazo nzagenda. Uretse nubwo tuzarebana. Nta kibazo nzagenda. So mufite. Mwana w'ikiraro umwana wananiranye uzi kumaje ku nta kibazo. Ntacyo nta kibazo. Kumaje kugintera iseseme. Manzi yaratunaniye. Njyewe na mama yaratunaniye. Inzoga nyinshi. Ese ntabwo umubonye se wamumenya. Yarayitondaga ko byaje kugenda bicasi tubizi natwe byahindutse agatonga ariko ibyabaye tubireke. Ndabona warabaye mwiza uri ku myako warahindutse pe. Reka na stress ntabwo umuntu abona umwanya wo kwitaho dusko birashaje inzara urabona sinasize ubuse yinde nkebuta ko nawe wajya ureka. Oya sha usigaye warize kubeshya niba ariko tudaherukanye sinzi pe. Sha rero ubu nsigaye ndyoshye mfite boyfriend. Nabyo waretse gutendeka se? Naretse nafashe umwe kweri cyane rwose. Nesi zakabukira sinakundana n'umuhungu muratsi. Reka ararekura se cyane ameze neza. Ariko ikibazo asigaye nabonye yawe inzoga. Ese bitwaye kimwe yanywa itabi cyambere se ukarekura sinzi uramukunda? Ndamukunda cyane. Sigori ikigori Uretse ko sigori ikigoryi gutyo urazana ibintu by'inkundo muri iyi minsi ibyo biracyagezweho. Umva njye narakuze ubu ngubu nsigaye mfite umwe.
nabitekereje ubu bakura nakubwira icyo ufite igihe kwera ejo bundi uzaza uvuga ngo bakubabaje ni ibikureba nyine ntuzapfe kuza umbwira ubwo bugoryi gusa mayoneze njye nawe nzabivuga ibyo ngibyo ibyo ni ibikureba ahubwo ndaza kuzagutumira sheri makuru meza warabuze kuko unyanga cyane ndahari ntabwo nkwanga sheri meze neza siko takantu wambaye mu gusa nakibagiwe karabuze bijuteri ntabwo umenya aho ziba nakibagiwe ariko ndabona wajanishije urasa nose ko wagiye kure ukanyitaho ko nawe ngukumbuye cyane ngwino icara aho ngaho umeze neza none umeze neza iyo mubonye ubwo nyine ni amahoro byiza urasa sheri ikibazo ndagukunda umwana wanjye reka nkubwire cyaje n'ubu gisigaye cyentera ubwoba manzi manzi ubwoba bw'iki asigaye yarahindutse asigaye afite amagambo mabi asigaye mubona nkumva sinzi ukuntu asigaye niyumva nta kintu yaba yakubwiye kibi amagambo asigaye avuga asigaye akarishye cyane ntabwo ari wa wundi nari nsanzwemo kuva papa we yapfa yarahindutse none twamukoreye kari umwana wacu ariko bindekera ikibazo cye ndaza kukigaho kandi nzagikemura mama ihangane nta kundi birababaje kubona musaza wanjye yigira gutya nanjye ntabwo biba binshimishije agiye kuzantera umutima mubi nanjye mere nka ba mukasa ariko kandi namufataga nk'umwana mama ntazaguhindure kandi nzabikora oya asigaye akabije ntuzaguhindure wowe ujye umufata nk'umwana uzi ko ejo bundi naje ngasanga ari kunywera ibitabi n'ibiyoga hano mu ntaho ageze bakoze agakundi n'ikindi gihugu ntazi oya ntibishoboka icyo gihugu se ngo bakitamo simbizi nabonye akigenda ariko ngasigaye atanacyara mu rugo ejo bundi nanjye naramubuje njyewe sinzi asigaye akora ibyo ashaka ariko ndabona amaje kunanirwa ngiye kuzamufatira ingamba zikomeye ngeze kurabona ngeze mereza amafaranga yawe ntabwo hereza ariko manzi reka nkubwire amafaranga wampaye noneho ibyo bisigaye bimaje amafaranga wampaye mereza amafaranga yawe amafaranga wampaye umva mereza amafaranga yawe okay reka twumvikane ko ibintu tubirangize yatwara mu rugo sana kibazo yatwara umvire mu rugo kiravuga kubuka agenda kasi uzongera kukubona hano uri njagera gusikirara igisambo nta kibazo umva ibyana by'abandi mana we ibyana genda ntusangarukiye mu rugo kandi nuko nkubwiye noneho ibi ni ibiki koko mwokagira imana rahira umva kira ibintu byawe tugana umva nakubwiye ngo nafashe umwanzuro vira mu rugo cyane ikibazo
se shahi ibi bintu muba mwiyahuza ibintu koko bibamarira iki mu buzima bwanyu mwaturetse twebwe tunyweye inzoga nibwo tuba twumva tumeze neza nta kibazo dufitanye n'abantu ibintu bizabakorera zamubire muzavuga ngo usanga babinyweshe karibu abasaza murava vitesse Claude vitesse sasa umusaza baraburanye muri tukana reka nicare gatomboye hari izuba zana kuba muraho sawa to utinze se naje musanga kama tukema gacyenda kuzeyo inyota yawe ahubwo ntajyaga ufite oya ntabwo byemewe ima kajyaye atari sawa rekera wowe ibintu byarakomeye urapima nk'upima kiro yo kwa muganga muraho muryoherwe inyungu y'ukubera anywa amazi ushaka kutubishira inzoga meze neza abantu twaraburanye imyaka ibaye myinshi mane kudusuye n'ibikapu se bimeze gute cya gikecuru cyasaze cyananiye ngo nizanire amabebi nwera akantu ngo nywa agatabi namucitse niyo mpamvu niziye hano twibanire nk'amaniga sibyo nkora mbabwire ibintu bijyanye n'inzoga ibintu bijyanye no kunywa amatabi nkababwira mubireke mukananiye mwana mwahindutse kabisa dutereka twinywere namwe mbona mwebwe mutazinywa mutusha stress ahubwo se mane hari akantu wazanye ngo ahubwo tujye humura ifaranga biroze nkumva se ahubwo iyo mico ntabwo ari myiza nimushake muzaye ibyo birose n'inganda ziracyazikora cyane rwose zabagaruka bro kadaterana cyane buri gihe dupima itungo koga ariko nahisemo kumucika namucitse hano udufaranga duto twashwaniye hano mazanye dutatu twose tujya tutunywera mu mutwe sibyo ngumva se ahubwo tujya tutunywera nzanasubirayo nzane n'utundi sibyo ariko rero ibintu murimo ndabona ntaho bizabageza kuko mwagakwiye gutekereza ubuzima bw'ejo hazaza mugahindura imibereho yanyu n'imikorere yanyu ejo mukaba abantu b'abagabo bafite ikintu bagezeho n'ibyo ntabwo njyewe ntabwo mbyumva igisaza iyo umureke wawe nibwo yataka amazi nk'igikeri yikundira amazi nk'iyi ntacyo reka mbare mbabiro kwinywera n'iraki cyane gusa aramutse utema salama kwa bitese sawa muraho waje tukinwera akantu komane no kutuka mu nzoga gusa akiri nakwa kose ubuzima ni bugufi ubuzima ni bureka twinywera rero bijya bimbabaza iyo mbabonye cyangwa se nawe iyo nkubonye uri kumwe n'uramuwe inzoga nta kandi kazi ndebera ukuntu umaze kuba uvuye iwanyu heza ntacyo umuguze amafaranga yari ahari umukungu ari mu kaso uje kuba mu buzima bwo gukodesha kose ko inganda zigikora inzoga zirakorera inzoga ariko ntizangiriza abantu bo barongoka ariko uri kunguka izo amafaranga zinjiza muri leta y'imisoro zinjiza muri leta ariko we ziri kukwinjiriza iki badakinga inganda turi kuzinywa njyewe rero nakugira inama yo gusubira iwanyu ukaba mu mitungo niba ahantu heza wavuye ureba n'ubuzima uri kubaho njye nakugira inama kugira ngo wongere wubake ubuzima bwawe uzagire ubuzima bwiza bw'ejo hazaza ntabwo numva ko wahora muri ibi bintu ngo uzagera aho ugera ahubwo kanyenge ushatse wahinduka ugasubira mu buzima bwiza ese umuntu hari umuntu umara imyaka 200 cyangwa 300 uramwumva njye nakugiraga inama mu kazi ka umunsi wamenye icyiza cy'inzoga uzaza Mansi, umeze neza?
kuri hano se ni amahoro ni amahoro naje bitumikisha mbonye umpamagaye kuko nzi iwanyu ubuzima bwa hano wabashobora bite manzi ko numpamagaye hano kandi nkaba nzi ko atari iwanyu bimeze bite nagiranye ikibazo na mukadata biba ngombwa ko nizera ko wanjumikishije hano ko amahoro aruta amagana ugomba gusubirayo rero niyo mpamvu naguhamagaye nyine ndashaka ko tugira ikintu tubiganiraho ibintu byarakomeye bamubwiye muzo yagiye ibintu byaraye ntabwo kiri kwa kundi ngiye mbona wasubirayo rwose kuba ubuzima ntabwo wabushobora banza urebe nawe geto maze utekereze n'iwanyu ukuntu hameze ukuntu wari ubayeho usigaye winywe n'inzoga gusa ubona koko ugomba gusubira iwanyu byanze bikunze niyo mpamvu naguhamagaye ndashaka nyine ufashe kugaruza imitungo y'iwacu badutwaye ntabwo twayigaruza ndi hariya banangirira nabi niyo mpamvu nagutumyeho nahoze mfasha papa wawe nk'umwavoka we ariko noneho wifuza ko nagufasha iki nyine nk'umuntu uzobereye mu bintu byo kurenganura abantu niyo mpamvu nagutumyeho nk'avoka wa famiye unanzi uzi imibereho yacu niyo mpamvu nagutumyeho ndashaka ko wagira ikintu wamfasha nzanagushimira nzagusengerera cyane none se ko numva wivanye mu rugo nta muntu ukwirukanye se kugira ngo nkurikirane ibyo byose ngufashe hari ibimenyetso bigaragara nashingiraho kugira ngo nibura urubanza turugiyemo rurangire nta kimenyetso na kimwe mfite nta na kimwe nta n'impapuro nta reka byose byabikwaga mu cyumba kwa muzehe niyo mpamvu kubibona biragoye cyane rero niba nta bimenyetso ufite mazi mu by'ukuri ndabona nta kintu nagufasha nakora iki rero niba nta bimenyetso ufite numva mukaso ntabwo ari umwana mubi ndamuzi inama nakugira ni uko wasubira mu rugo ukibera mu rugo mu mahoro kuko ndamuzi nta kintu yagutwara ibi kwirukanka ukava mu rugo ukaza nta hantu bizakugeza rwose niyo nama nakugira usubira mu rugo mugende wongere ube mu buzima burimo bwiza cyangwa umeze nka ako mwese mwabaye muto siko ari kimwe nta n'umuntu ukigira inama nta nicyo wanamfasha ngaho genda wabaye nk'abandi nta kintu wamfasha rwose genda bose igisaza urabona ko warashinze nta kuntu wagira utyo ukajya muri bya birombo bya se ugakurayo amafaranga ukagura inuzi urabona sirimo amazi simperuka kwica inyota amazi wagenda ukajya hariya kwa so utabizi so yasize ibintu byinshi kandi wazana tukamara iminsi aba yicuma ko mukadata uzi ko navana akantu nkazana n'utuntu dukeya kava ku mazi cyane ubona asigaye nywa amazi ibintu sinabiheruka amazi arananigana kangende kapume rero gafite nagutega njye kureba ikintu navanayo cyane rwose tuyangiriye uvuga se ko uri umuntu w'umugabo wowe genda uzane amafaranga tunywe naho usamo hari carte ya tapeni ufite ese ntiwagera n'amaguru reka nigende n'amaguru urubuga guteka ubundi ndateka neza ubundi uca ahantu maze urebe ko hari ukuntu uzana ndazana akantu sibyo gusa amasaha yo gufata ahubwo ndabona amasaha agiye sawa wowe ubwo turongera guhura sawa
wese kandi ugarutse hano gukora ndashaka amafaranga kamaki amafaranga hano se ni muri banki none si iwacu si umurage wa data ndashaka amafaranga ariko utekereza ko siko yakubyaye wenyine nubwo yaba ari jenyine ndashaka amafaranga abandi se kuba mu bayajyaho je sinababise ariko ndagarutse hano ese hari icyo twakwimye ntabwo arya gukarya amafaranga n'umusinge n'amajya amafaranga nk'umugabane wanje nigiye njye ndashaka amafaranga ko mbona unyegera dore amafaranga yanjye yawe se ngiye mfite amafaranga none se si kwa data Iyo mbese